muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe murabizi ko tugenda tubaha amakuru ya mining agiye atandukanye, cyane cyane twibanda kuri mining ya Rubi network, PX network ndetse na Tokecoin n'iriya yindi bita Velo cyangwa se Pybase cyangwa Pybridge bitewe n'uburyo uyita. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru meza cyane muri Rubi network. Abantu mukora Rubi network uyu munsi mbafitiye amakuru meza, akaba ari nayo ngiye kubasangiza. Nta kindi mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri video, hanyuma niba uri mushya unkandire na subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi mining zigiye zitandukanye. Ujye ubasha kubona amakuru ya mining zigiye zitandukanye nk'izi ngizi nyine turi gukora ubu ngubu. Okay, nta kindi rero murabibona iyi Rubi network murazi ko tumaze igihe tuyimininga. Abantu benshi dutegereje KYC, harimo abo bategereje migration ndetse hakaba harimo n'abandi bashya nyine bari kwinjira ubu ngubu. Okay, uyu munsi rero amakuru nkuzaniye muri Rubi network nta handi turi buyasange. Turaza hano kuri Telegram, turaza muri group ya Telegram, turaza hano kuri Telegram, hanyuma dore ngiyi nkuru batuzaniye. Okay, baratubwiye ngo muri uku kwa 10 mu kwezi kwa 10 abantu bose bahawe KYC cyangwa se abantu babaye verify bujuje KYC, hari nuze bagiye kuzaprayinga uburyo bwa validators. Nagiye mbigarukaho, nagiye mbibasobanurira mu mavideo yatambutse. Validators ni uburyo umuntu uzaba ari validators azaba yemerewe kwemereza abandi ama KYC. Ndakeka muri kubyumva neza cyane. Umuntu w'umuvalidators azaba yemerewe kwemereza abandi ama KYC nkatwe bashyashya nyine, cyangwa se abandi bashyashya bazajya baza muri iyi Rubi network. No kuvuga ngo bakagera aho gusaba KYC, aba validators nibo bazajya bagira nibo bazajya bayibemerera. Okay, bavuze ko kugira ngo ube uyu mu validators ujye wemerera abantu KYC, ugomba kuba validators wa mbere agomba kuba nibura kuri wallet. Narayibasobanuriye bihagije. Wallet ni ya kofi yacu tubikaho Rubi. Ndakeka abantu babonye migration cyangwa se abantu bakoze KYC bo barayizi. Wallet nta n'umuntu mininga, umuntu wese winjiye muri ibi bintu by'ama cryptocurrency ndabizi wallet ntabwo yaba atayizi. Wallet rero ugomba kuba muri Rubi network, ugomba kuba wallet yawe. Uyu ni umuvalidator wa mbere ndi kuvuga, wa muvalidator nyine uri hejuru cyane. Wallet yawe igomba kuba nibura iriho Rubi 3,000 kugira ngo ube validators. Ndakeka muri kumva ko kantu. Narababwiye Rubi network izaduha amafaranga mubigira imikino, ariko muraje mubibone muri uku kwa 10. Muraje mubone ko bya bintu twirirwa tuvunikira ko ari amafaranga ari hejuru cyane. Okay, noneho uyu muvalidators batubwira ko uyu muvalidators ufiteho Rubi 3,000 azajya ahembwa ku cyumweru, azajya ahembwa amadolari 55. Guys, muri kumva aya mafaranga. Harimo abatipe benshi bagiye kubikiriramo kabisa. Umuvalidators umuntu uzajya wemerera abo bantu nyine ama KYC azajya ahembwa buri cyumweru amadolari 55. Uyu ni umuvalidator wa mbere ndi kukubwira. Okay, noneho hakaba hari n'umuvalidator wa kabiri. Umuvalidator wa kabiri nawe agomba kuba nibura afite kuri wallet yiwe Rubi coin 2,000. PX network kubera kuyibamo cyane nayo rero imaze kunyinjira mu mutwe cyane. Guys, gusa hano turi kuri Rubi, hano ntabwo turi muri PX network, hano turi muri Rubi. Nimwumva nyine nkotoye murazi ko nyine ibintu byabaye byinshi mu mutwe niko bigenda. Okay, murabibona ni ukuvuga ngo umuvalidator wa kabiri hano muri Rubi network agomba kuba nibura afite Rubi 2,000 kuri wallet. Ni ukuvuga ngo nako kantu ndaje nkababwire mu kanya. Reka nze kwanza bose manze mbasoze. Uyu muvalidators wa kabiri agomba kuba kuri wallet yiwe afiteho Rubi 2,000. Noneho uyu muvalidator wa kabiri azajya ahembwa amadolari 45 buri cyumweru. Guys, bya bintu byaryoshye wallahi.
byaryoshye cyane. Uyu mu validator azajya ahembwa amadolari 45 buri ku cyumweru. Noneho hari n'undi mu validator wa gatatu ari nawe mu validator wa nyuma. Uyu mu validator wa gatatu we agomba kuba nibura kuri wallet afiteho Rubi coin 1000. Ndakeka muri kubibona, ntabwo ari ibintu ndi kwihimbira ndi gukura mu mutwe. Iyi ni Telegram channel ya Rubi network y'abanuze nyine ya bano ba merchant nyine bano bagurisha za Rubi network, gusa bano baba barashyizweho na Rubi network. Iyi group nyine yashyizweho na Rubi network. Uyu mu validator wa gatatu agomba kuba nibura kuri wallet afiteho Rubi coin 1000. Noneho we azajya ahembwa amadolari 30 ku cyumweru. Ndakeka urabibona neza cyane. Hano rero barakubwira ngo nyine barakubaza hano niba witeguye cyangwa se niba utiteguye kuba umu validators. Noneho hano nukuvuga ngo hano ukuntu ibintu bimeze. Hano baratubwira ibisabwa nyine ibintu bisabwa kugira ngo ube umu validators. Ugomba kuba nibura waragize ute warapasinze KYC. Ugomba kuba ufite KYC nyine, ugomba kuba warabonye KYC, cyo ni icyambere. Noneho bakakubwira ngo ugomba kuba ufite na Rubi muri wallet. Guys, mwumve kano kantu, ugomba kuba ufite Rubi coin muri wallet. Zira Rubi nyine nandi kuvuga kugira applying, ugomba kuba warabonye KYC, kuko urumva nyine uzaburi kwa applyinga kuba umu validators. Uwo mu validators niwe uzajya wemerera abandi bantu ama KYC. Ugomba kuba warahawe KYC ufite izo Rubi kuri wallet yawe. Noneho hano bakakubwira ngo izo Rubi ntabwo nukuvuga ngo nyine ntabwo uba wemerewe kugira ute, ntabwo uba wemerewe kuzibikuza igihe uri mu validators. Nukuvuga ngo kino gihe nyine izi Rubi ni nka mbega nyine ubu umeze nk'umuntu uzibitse nyine uzirokinze igihe uri mu validators. Gusa izo Rubi coin aba ari izawe igihe uri kumva utagikeneye kuba mu validators. Za Rubi ugiye ute urabisaba bakakwangi nyine mbega nyine bakongera bakakugira umuntu usanzwe. Za Rubi coin zawe bakazigusubiza. Haba nukuvuga ngo uri validator wa mbere azatanga Rubi coin 3000, uri validator wa kabiri atange Rubi coin 2000, uwa gatatu ni Rubi coin 1000. Icyo gihe aba validators, ariko urumva aya mafaranga azajya ahembwa buri cyumweru ni amafaranga menshi cyane. Aya mafaranga ni menshi guys, aya mafaranga ni menshi cyane. Ni kuvuga ngo bano bantu rero nibo bazajya batwemereza izo KYC. Urabyumva, nibo bazajya batwemereza zino KYC. Twebwe nyine tutari twahabwa ama KYC hanyuma bahembwe kuriya. Ariko zira Rubi coin bagomba kuba bazifite muri wallet zitemerewe kubikurika. Niba akeneye kuzibikuza agomba kurenzaho nyine, tuvuge niba yarapplyinze kuba validator afite Rubi 1000, agomba kuba afite nk'igihumbi 500. Izo 5 akaba arizo aba yemerewe kubikuza, cyangwa se n'izindi zarengaho akaba yemerewe kuzibikuza. Ariko za zindi 1000 zigize ute ziri ahantu zibitse kugira ngo abe validators. Noneho batubwira ko ibi ngibi bizatangira ejo bundi mu kwa 10. Guys, kibintu byaryoshye, bino bintu bya mining ya live byaryoshye. None ibaze mu kwa 11 dufitemo iriya token coin tuzashyira ku isoko. Mu kwa 10 nibwo tuzayikorera KYC, mu kwa 11 tuyishyire ku isoko. None reba na Rubi na iraje wallahi. None Rubi zigiye kuba ball. Ibaze Rubi ubu ngubu zarawuze. Ibi byose nta kintu badutangariza, ntaki dutegereje nka ama KYC. None wallahi reba bashizemo n'ibindi bintu, bashyizemo n'izindi update nshyashya ejo bundi mu kwa 10 ngo bazadukobita nyine bino by'aba validators. Guys, karabaye Rubi zigiye kuba ball. Rubi zigiye kubura kabisa. Rubi zigiye kubura. Ahubwo niba uzifite, niba hari izo ufite unyandikira aho ngaho, murabizi ko ngewe ndazigura. N'umuntu uzikeneye zo gukora KYC zirahari, gusa ziba zihenze. Guys, ziba zihenze. Nyine narababwiye aka nakazi. Ibi bintu ntabwo ari imikino najemo, aka nakazi. Nge Rubi wanjye ziba zihenze. Niba uzikeneye uze nziguhe Rubi imwe usenya babwira. Ariko ya niba uzikeneye uze inbox unyandikire kuri WhatsApp, nge ndaza nziguhe. Niba uzifite nanone ushaka kugurisha unyandikire, nge ndazigura ndaguha makeya. Bitewe nuko nyine urumva niho ufite ikibazo kabisa. Ndaguha makeya ubundi nzigumana. Niba ukeneye kuza muri group yacu
ya WhatsApp cyangwa se channel ya WhatsApp ubasha kuboneraho aya makuru. Hari nk'amakuru nyine ntabaha hano kuri YouTube mbasha kunyuza muri channel ya WhatsApp. Uribaho ngaho muri description cyangwa se muri comment mba nashyizemo link, mba nayipininzemo, hanyuma uze utwiyungeho nawe ujye ubasha kubona aya makuru. Hari amakuru menshi ntajya nyuze hano, ababa muri yari amacano umwe murabizi ko hari amakuru menshi hano ntabaha, mbasha kubaha muri channel hariya. Hano mbaha nyine hano kuri YouTube mbasha kubaha ya makuru nyine ndi kubona ari big yandi manini nyine. Gusa hari nandi matoya yaba yakenewe nyine uba ukeneye kumenya. Okay, noneho niba hari ikibazo ufite ucyandika muri comment. Nanone niba uri mushya ndakwibutsa ukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru nk'aya ngaya. Niba nanone ushaka gutangira iyi Rubi network, referral code cyangwa se invitation code iri aho ngaho kuri screen yawe, uyirebe nyine ubashe kuyikoresha kugira ngo nawe ubashe kuza muri team yacu y'abantu ba mininga iyi Rubi network. Gusa iyo referral code iyo uyikoresheje hari bonus baguha, nanjye hari bonus mbasha kubona, niyo mpamvu mba nkubwira kuyikoresha. Okay, aya niyo makuru rero yari muri Rubi network. Kandi nanone mbibutse ko iyi Rubi network batubwiye ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 iyi Rubi network ishobora kujya ku isoko. Ntabwo ari amakuru mpamyeho 100% gusa ba nyiri umushinga cyangwa se kuba team batubwiye ko mu mpera z'uyu mwaka iyi Rubi network ishobora kujya ku isoko. Guys, niba rero mutari kuyimayiningira ku gihe, hari nk'abantu nabonye nkabona bagiye bahagarika ku mininga. Guys, nababwiye ngo muzagaruka muzicuza. Reka nze nkomeze mbareke. Okay, twongere dusubire mu zindi video rero. Hari andi makuru ndabaha kuri PX network. Hari andi makuru ndi bubahe no muri Tocoin. Niko mbafitiye amakuru. Guys, twongere dusubire mu zindi video.